wowe uri mu rukundo cyangwa se uteganya kurujyamo ariko ukaba uvuga uti ngewe nzahita nkora mariage n'umugore wanjye cyangwa se na girlfriend wanjye duhite twibera mu rugo rwacu, ariko ukaba utazi amategeko 10 ya mariage. Rimwe na rimwe ushaka gukora mariage ariko ntuzi ese bigenda ute, ese nahe amategeko agenga mariage, cyangwa se nibe ibintu ushobora gukora mbere ya mariage cyangwa se igihe ndi muri mariage kwa bishobora gutuma urugo rwacu rukomera ndetse n'urukundo rwacu rugakomera rukaba urw'intangarugero muri quartier. Uyu munsi nibyo nawateguriye mbagezaho amategeko 10 ya mariage. Rimwe na rimwe uko witwara, uko ugaragara, uko abantu bagufata bishobora kuba bimwe mu bimenyetso bishaka kugaragariza abagenzi bawe cyangwa se abakubona ko uri umuntu mwiza, cyangwa se bikogubereka bishobora gutuma babona ko uri umuntu mubi, bishobora gutuma n'umusore ugiye gushakana nawe abona ko bidakwiranye cyangwa se mudakwiranye agahita kureka. Uyu munsi nagutegura amategeko 10 rero abagenga wowe wawe ushaka kuba umugabo ndetse nawe ushaka kuba umugore, ariko ndagushishikariza gukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro. Nongeye wategura nkanabagezaho, nitwa Aime, iyi yitwa Aime Heart, muhawe ikaze. Itegeko rya mbere rya mariage riravuga ngo gira urukundo cyangwa se n'urukundo. Rimwe na rimwe igihe cyose ugiye muri mariage nta rukundo ahubwo hari ibintu ukurikiye runaka, rimwe na rimwe girlfriend wawe cyangwa se boyfriend wawe bafite amafaranga cyangwa se nawe arayafite, nibyo mukurikiyeho ariko nta rukundo. Ufite urukundo rw'ibyo bintu afite, ntabwo ari ufitiye urukundo. Ndakugira inama ushatse wagira urukundo. Itegeko rya mbere riravuga ngo urukundo nicyo kintu cya mbere. Rero igihe cyose mu rukundo rwanyu nta rukundo rurimo cyangwa se muri mariage yanyu nta rukundo rurimo, ndakubwiza ukuri ko urukundo rwanyu rutazaramba cyangwa se izo ntego ufite ntizizaramba kuko ibyo birashira. Ushobora kuba wenda waramukurikiye ayo mafaranga, rimwe na rimwe igihe hashize ukaba wamureka cyangwa se mugashwana bitewe n'ibyo wari umukurikiyeho nyine kuko wabibuze ugashaka kumwihenza kugira ngo ubashe kuba wamureka. Rero ibyo ngibyo ni bibi. Niba unabikurikiye ndakugira inama yo kubireka kuko ibyo ngibyo byica nabi. Niba unari mu mutima uvuga uti ngenza ashaka umugabo w'amafaranga cyangwa se umukobwa wawe bafite amafaranga cyangwa se nawe yafite, ibyo ngibyo cira birarura. Gerageza ushaka umuntu mukundana, aho usanga umuntu akunda undi ntacyo bakurikiranye hari urukundo gusa. Iyo niyo nama nakugeraho kugira ngo wiyicire amarangamutima ndetse uzanicire ejo hazaza hawe uhora uri mu marira uvuga uti narashatse. Itegeko rya kabiri rya mariage riravuga ngo nukubahana. Rimwe na rimwe ushobora kuba utubaha umukunzi wawe, rimwe na rimwe uburyo ki umwigaragariza cyangwa se ukaba ufite indangagaciro zishobora kuba zituma utubaha abagenzi bawe. Ndakugira inama yuko izo ndangagaciro ushatse wazirika ahubwo kubaha abagenzi bawe, ugaca bugufi mukaganira ukamenya ese bigenda ute. Rimwe na rimwe no muri mariage ibyo ngibyo birafasha kuko igihe cyose utubaha abagenzi bawe sinizeye kuzubaha boyfriend wawe cyangwa se girlfriend wawe. Gerageza mwubahane, ibyo ngibyo nibyo nkwifuriza kandi biguhame. Gerageza mwubahane. Igihe cyose mutubahana musuzugurana, ndakurahiye urugo rwanyu ruzaba rwa rugo rw'ingumi n'imigeri, aho uzajya usanga buri joro ingumi zivuza ubuhuha. Itegeko rya gatatu rya mariage ravuga ngo nukuvuga neza. Rimwe na rimwe uburyo ki muganira, wenda mushaka kuba muganira ariko uburyo ki muganiza hakaba ari umushiha gusa. Rimwe na rimwe uburyo ko muganiza ni kimwe mu bimenyetso byerekana ko mukundana cyangwa se mudakundana. Musubize neza. Rero n'igihe simvuze ngo igihe utarajya muri mariage amategeko yakurikize, ndetse no muri mariage uru ni rwo rufunguzo ruzatuma urugo rwanyu rukomera. Igihe cyose uvuga neza, muganira neza, wirinda kuba wamusubiza nabi. Ibyo ngibyo bizabafasha. Ndetse n'igihe musubizanyije nabi ahubwo mugerageze mugarura umwuka mwiza muri societe cyangwa se mu rukundo rwanyu cyangwa se muri mariage yanyu. Mugerageze mugirane amabanga kandi mugerageze igihe cyose habaye ikosa mugabanye gusakuza cyangwa se kubwirana nabi, ahubwo umwe abe nk'utuje kugira ngo umugenzi we umujinya ugabanyuke. Kandi ushaka kuba muteye umujinya, gerageza umubwire neza. Ibyo ngibyo bizamufasha ndetse nawe bigufashe ndetse n'urugo rwanyu birufashe. Itegeko rya kane riravuga ngo nukwizerana. Igihe cyose utizeye boyfriend wawe cyangwa se girlfriend wawe, urukundo rwanyu ruba rugerwa ishoka kuko isaha n'isaha mushobora gushwana cyangwa se ibikorwa umwereka cyangwa se uburyo ki muganira bikaba bishobora gutuma abona ko nyine atakwize cyangwa se bikashobora kubona ushobora kubona ko nyine atakwize bitewe n'uburyo ki akwigaragariza. Garagaza wizere kandi unagaragarize icyizere ndetse unakimwereke wowe.
ndavuga wa musore ndetse na wa mukobwa we, gerageza mwerekane urukundo mbere yuko mukora mariage. Ibyo ngibyo bizatuma urukundo rwanyu rukomera kandi muzanizerana. Itegeko rya 5 riravuga ngo no kwihangana. Rimwe na rimwe ushaka kuba uri wa muntu utihangana, umuntu agukoreye ikosa ukumva ko murarwana cyangwa se murahita mushwana cyangwa se ibyanyu birahita birangiriraho. Ndakugira inama yo kugira kwihangana kuko bizagufasha mu rugo. Igihe cyose umugore atihangana, umugabo wenda ashobora kuba ari umuhehesi cyangwa se akora ibindi bikorwa runaka bishobora kumusebya, ariko ugasanga wowe ntubyihanganira. Rimwe na rimwe ushobora kwicwa n'agahinda gakabije cyangwa se ukicwa nuko ubona ibyo bintu bikaba bishobora kugutera kwiheba. Itegeko rya 6 riravuga ngo ni ugufashanya. Rimwe na rimwe muri mariage cyangwa se mu rugo rwanyu mugomba gufashanya. Rimwe na rimwe ashobora kuba ari wa muntu ukora akazi runaka. Rimwe na rimwe umugore wawe cyangwa se girlfriend wawe, mbese mu gihe mwageze mu rugo ugasanga wakora akazi gashobora gutuma ataha n'urugero saa 3 z'ijoro, uwo mugabo ukora akazi gatuma utaha saa 9 za kumanywa. Rimwe na rimwe ugasanga uratashye wise wiryamira kandi mwakagombye gufashanya. Rimwe na rimwe ushobora guteka cyangwa se ugahaha, umugore akaza ateka. Rimwe na rimwe ntabwo imirimo mu gikoni yagenewe abagore gusa, ndetse n'abagabo irabagenewe igihe umugore adafite agahe cyangwa se igihe umugore ari gushaka uburyo ko yateza imbere urugo, umugabo ugomba guhindura inshingano. Ndakugira inama rero yo kuzagira gufashanya na mugenzi wawe cyangwa se na girlfriend wawe kugira ngo urugo rwanyu ruzabe ari urugo rw'intangarugero mu ngo zumvikana kandi zifashanya. Itegeko rya 7 riravuga ngo ni ukubabarirana. Nishaka kuba umwe yakoze ikosa runaka cyangwa se undi afite ingeso runaka zishobora gutuma undi atababarira mugenzi we. Ndakugira inama yo kubabarirana kuko bishobora ibyo ngibyo bigaragaza urukundo rwa nyarwo. Urukundo rwa nyarwo naho umuntu akunda umuntu ntacyo amukurikiyeho, ndetse n'igihe umuntu yagize ikosa ukamenya ko gukosa bibaho mukababarirana, uwo niwo muti nkurangira nyaboneka. Kubabarirana ni urufunguzo rwa buri kimwe cyose. Itegeko rya 8 riravuga ngo gushyira imbere umuryango. Rimwe na rimwe mushobora kuba mukundana ariko ugasanga umwe ntashyira imbere umuryango, ugasanga ibikorwa byita ku nshuti ze, ibintu runaka ari kuzana mu inshuti ze. Ibyo ngibyo byangiza urugo rwanyu cyangwa se iyo mariage yanyu, uburyo kimwe mushaka gupangamo ibintu byanyu ugasanga izo nshuti zirimo zirabidobya. Rero gerageza wite ku muryango wawe, muganire, buri kimwe cyose ukiteho. Umwana wawe muganire. Rimwe na rimwe aba bana usanga barihebye nuko usanga bataganirizwa n'ababyeyi babo, ugasanga amakosa abana bakora nuko ababyeyi batabagiriye inama. Urebye aba bakobwa bari gutwara inda muri no minsi, usanga byaratewe nuko ababyeyi baba batarabaganirije ku buzima bw'imyororokere. Gerageza ibyo bintu byiteho, bizagufasha. Wite ku muryango wawe, niyo nama nakugira. Itegeko rya 9 rya mariage riravuga ngo ni ukwirinda ubusambanyi cyangwa se guca inyuma umukunzi wawe, wa mugore we, wa mugabo, wa mukobwa, wa musore we. Gerageza wirinde guca inyuma umukunzi wawe. Ibyo ngibyo bizagufasha bitume ndetse na cya cyizere twavuze haruguru kiza. Igihe cyose umugore wawe utamuca inyuma ntazagukeka. Rimwe na rimwe uzatinda, wenda wari uri ku kazi cyangwa se uri kumwe n'abandi bantu runaka bagufitiye inyungu, ugasanga umugore wawe ntari kubitekereza, ariko igihe cyose umuca inyuma azavuga uti buriya wari uri kunca inyuma n'abagore. Rimwe na rimwe wanakera uri mu kazi agukekere ngo wari uri kumwe n'abagore. Gerageza rero wirinde kujya mu nda cyangwa se gukora ubusambanyi. Ibyo ngibyo bizagufasha mu gutuma urugo rwawe rukomera kandi rube urugo rw'intangarugero mu ngo nziza. Hari abantu usanga bari mu ngo cyangwa se muri karitsiye, ugasanga urwo rugo ni rumwe mu ngo mbi zituye muri karitsiye. Rero ndagushishikariza ndetse nankugira inama ndetse nankwifuriza kuzagira urugo rwiza rutarimo intonganya, urugo rw'intangarugero mu ngo nziza. Nibyo nkwifurije. Itegeko rya 10 riravuga ngo ni ukwigirira cyangwa se kugira indangagaciro ndetse no gusenga. Wa musore we ndetse na wa mukobwa we, higira izi ndangagaciro. Igihe cyose muzagera mu rugo rwanyu, izi ndangagaciro zizabarange. Gusenga cyane cyane ni rwo rufunguzo rwo kugira ngo urugo rwanyu rube urugo rw'intangarugero mu ngo nziza, kuko urugo rurimo Imana, urwo rugo ruragendwa kandi urwo rugo ruba intangarugero mu ngo nziza. Ndakugira inama rero kugira urugo rwiza kuko cyangwa se ndakwifuriza kugira urugo rwiza kugira ngo uzabe intangarugero mu ngo nziza.
nibyo uyu munsi nari nabateguriye, ariko ndagushishikariza gukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro nanjye ubategura nkanabibagezaho. Nitwa Aime, iyi yitwa Aime Heart. Mwakoze kureba ino video kandi mukomeze gusharinga ku nshuti zanyu kugira ngo ibiganiro tubagezaho bijye biba inyigisho kuri bagenzi banyu. Mwakoze cyane.